twavuze kugira ngo ibitabo by'amateka noneho turakurikizaho ibitabo by'ibisigo n'ubuhanga. Ibitabo by'ibisigo n'ubuhanga yatangiza isengesho rero hanyuma tugakomeza isomo ry'uyu munsi. Izina ry'Imana. Amen. Roho Mutagatifu. Sana iteka ry'urukundo toreza abantu tugisubisha tuzabe guhinduka dusabe n'abishaka kubera mutagatifu turasaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa mu iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. iteka ryose. Izina yavuze ni Jean Claude Dusengimana, ni umuseminari wavuye muri kaminuza yacu yose twareberamo, nkaba ndi n'uw'idiyoseze diyoseze ya Kigali, mvuka muri paruwasi ya Ntanga hirya mu Bugesera. Ni igitekerezo cyiza, nishimiye ishuri ry'ukwemera ribanda no ku masomo ya Bibiliya, cyane ko ntago binyuranye cyane, kuko Bibiliya niyo ukwemera kwacu kuvomamo ibigukomeza. Ntabwo rero bihuza rwose bifite hanyuma narangije muri 2019, narangije hanyuma ntangira gutangira graduation ntayo nakoze yabaye ntagiye. Ubu ngubu ngeze mu wa kabiri wa teolojiya. Uyu mwaka ngiye kujya muri stage pastorale, ni urugendo nyine rugikomeza. Imana nibifashamo no muri 2018 nzaba ndangije seminari. Yego bambwira rero, bambwiye nyine nk'uko yabivuze ko bwashize naganiriye ku bitabo by'amateka, nanjye ngiye gukomerezaho nyine gukomerezaho aho byatangiriye, kuko Bibiliya nyine birimo bigiye bikurikiranye ku buryo iyo urase kimwe kumva ibi bibanziriza ibikurikiraho nako biragorana. Ubwo rero ndakomeza ku bitabo by'ibisigo n'ubuhanga, kuko nibyo bikurikira ibitabo by'amateka. Nk'uko tubizi, Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, harimo 5 by'amategeko bitirira Musa, ibitabo 16 by'amateka, n'ibitabo 7 by'ibisigo n'ubuhanga, ibitabo 18 by'abahanuzi. Bibiliya ntagatifu bitandukanye na Bibiliya y'abaprotestanti n'abandi babakomokaho, kuko yo igizwe n'ibitabo 66 byonyine. Ibitabo batagira, hari ibitabo batagira biri muri Bibiliya ntagatifu, ariko ubu batagira ni ibitabo bya mwene Siraki, Baruki, igitabo cy'ubuhanga, igitabo cya Tobi, igitabo cya Yudita, n'ibitabo 2 by'Abamakabe. Si n'ibyo gusa, hari n'ibice by'ibitabo bafite, ibice by'ibitabo dufite ariko bo bitari mu bitabo byabo. Mu gitabo nk'igitabo cya Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli n'igitabo cya Esiteri, hari ibice
by'ibitabo birimo amashapitire cyangwa se imitwe y'ibitabo y'ibyo bitabo nyine itari muri Bibiliya yabo. Impamvu batabifite ni uko ibi bitabo byandikwa byanditswe mu rurimi rw'ikigereki, kubera ndaza kubigarukaho Abayisiraheli bajyanywe bunyago bagiye mu mahanga bakoreshaga ururimi rw'igihebureyi bandika, noneho bagezeyo ururimi rwabo ko bamazeho igihe kirekire ururimi rw'igihebureyi bararwibagirwa, bandika abanditse ibyo bitabo maze kuvuga bandika mu kigereki. Noneho batahutse mu kubifata kugira ngo babishyire muri Bibiliya y'Abayahudi bakoreshaga, babonye byanditswe mu kigereki kandi atari ururimi rw'iyobokamana yabo, banga kubishyiramo. Ariko abakristu bo babifata nabo nk'ijambo, bo babifata nk'ijambo ry'Imana, bo kubera bitanditswe mu rurimi rw'igihebureyi cyabo cyakoreshwaga mu iyobokamana ryabo, bituma banga kubishyira muri Bibiliya yabo mu Bayahudi. Noneho Abaprotestant nabo bavutse nabo ibyo bitabo banga kubishyira muri Bibiliya yabo, bituma umubare w'ibitabo muri Bibiliya yabo utandukana n'ibiri muri Bibiliya yabo. Impamvu niyo ni uko byanditswe mu rurimi rw'ikigereki, Bibiliya yabo cyangwa se ibitabo bigize Bibiliya yabo itari yanditswe. Yego, Bibiliya rero bivugwa ko ari igitabo gisomwa cyane, kikaba cyaranahinduwe nyine mu ndimi nyinshi zinyuranye zo ku isi, ariko abantu batari bake bagorwa no kumva ubutumwa bukubiye muri icyo gitabo. Impamvu nyamukuru ibitera ni uko abanditsi ba Bibiliya bari abantu bari ahantu no mu gihe runaka, bakaba baranditse bagendeye ku makuru n'ibyari mu muco wabo. Mu kwandika ibitabo bagendaga bahera nyine nk'uko umuntu ajya kwandika, yandika ahereye muri kontekste arimo, akandika ibyo yanditse abihereye mu biriho, ahereye ku biriho akaba aribwo yandika. Kumva rero Bibiliya bisaba kubanza kumva iyo kontekste umwanditsi yandikiyemo kugira ngo uyumve unayisobanure uko bikwiye. Bisaba kubanza kumenya igihe, umuco n'amateka umwanditsi yandikiyemo. Ibyo ariko ntabwo bihagije, kuko inyigisho ziri muri Bibiliya zigamije kugaburira ukwemera kwacu nk'uko nari nabivuze. Umuntu rero akaba akwiye kuba no kwibaza icyo ijambo ry'Imana, Imana ikimara kubonekera Aburahamu nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro, bari abantu babagaho nyine mu buryo nomade, bagendagenda batagira ahantu batuye. Hari abantu biyororera bakagenda bagatura aho babonye urwuri bakiberaho gutyo. Imana rero imusezeranya kumuha igihugu, no kugirwa umuryango munini, ndetse imusaba no kutazibagirwa uhoraho Imana yari yarakuye umuryango wa Isiraheli nk'uko tubisoma mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Yabakuye mu bucakara bwa Misiri, mu kubakura muri Eri basaba ko batayibagirwa iyo Mana, ndetse bikanadutekerereza uko urwo rugendo bakoze bava mu Misiri. Byose nyine tubisanga muri ibyo bitabo bitanu by'amategeko, n'uburyo Imana yabahaye amategeko yo gukurikiza kugira ngo babeho.
naho ibitabo by'amateka ni ibitabo bidutekerereza uko Imana yujuje ayo masezerano yagiriye uwo muryango. Binadutekereza kandi nyine byakurikiyeho bamaze guhabwa igihugu. Mu gitabo cya Yozuwe niho tubona ukuntu Abisiraheli bagiye nyine bahawe igihugu cya Kanahani Imana yari yarabasezeranyije. Ni naho ngaho mu gitabo cya Yozuwe ibitabo by'amateka bitangirira. Bidutekereza nyine uko bageze muri icyo gihugu, bikanadutekereza n'ibyaranze imibereho yabo muri icyo gihugu. Imibereho yaranzwe no kutubahiriza iby'Imana yari yarabasabye kuzuza igihe ibakuye mu Misiri. Hanyuma twibuke ko nyine Imana yari yarabasabye kutazigana amahanga abakikije ngo bakurikize imigenzo n'ubupagani bw'ayo mahanga yari akikije icyo gihugu cya Kanahani. Hari rero n'ingaruka, uwo muryango umaze kugera muri icyo gihugu ntabwo bubahirije nyine ayo masezerano. Hari ingaruka byagize kuri uwo muryango. Uko kutumvira iby'Imana yari yarababwiye byagize ingaruka arizo guhura n'ibibazo binyuranye, harimo no kujyanwa bunyago no gukandamizwa n'andi mahanga abakikije nka Ashuru, Perse, Babiloni n'Abagereki ndetse n'Abaromani. Abo bakaba ari ibihugu nyine byagiye bikoloniza, niba ariko navuga, cyangwa se bikandamiza Isiraheli igihe yari imaze gutura mu gihugu Imana yari yasezeranyije abakurambere babo cya Kanahani. Hanyuma kubera kutumvira nyine iby'Imana yari yabasezeranyije, bamaze kugeramo batangira kwigana iby'amahanga abakikije yakoraga, birimo nyine ibitari byiza Imana yari yarashatse kubarinda. Bituma rero bajyanwa bunyago n'ibindi bibazo bahuye nabyo. Ibitabo by'abahanuzi muzareba ubutaha byo bitubwira amaganya y'umuryango w'Imana ubwo bari barajyanywe bunyago, n'ukuntu Imana yagiye iboherereza abahanuzi ngo babakomeze maze bakomere kuri Uhoraho, kandi babahanurire n'iby'itahuka ryabo kuva bava mu bunyago. Muzabirebaho ku buryo birambuye ubutaha. Ubu rero ibitabo by'ibisigo twigaho uyu munsi byo ntabwo bikomeza amateka y'uwo muryango wa Isiraheli, ntabwo byo bikomeza ayo mateka y'ukuntu umuryango wa Isiraheli wabayeho. Bitandukanye n'ibindi byo mu isezerano rya kera, nibura ku ngingo ebyiri. Ari ingingo ya mbere ni iyo ngiyo yo kuba nta mateka ya Isiraheli byo dusangamo. Hanyuma nanone indi ngingo ni uko ibitabo by'ibisigo n'ubuhanga byanditswe ku buryo bugira abantu inama zibafasha kubaho neza no kugenza neza. Niho bitandukaniye n'ibindi. Ahandi ibindi bitabo byo mu isezerano rya kera usanga ari amateka y'uwo muryango wa Isiraheli, uko Imana yawutoye n'uburyo yagiye wigaragariza ikanawuherekeza mu mibereho yabo, n'ubwo budahemuka bagiriye Imana, n'uko guhemukira Imana bagize byose n'ingaruka usanga ari byo bidutekereza. Ariko ibi bitabo by'ibisigo n'ubuhanga byo ntabwo bikomeza nyine muri uwo mujyo. Byo bitubwira, nta mateka bitubwira, kandi ibirimo bikaba ari nk'inama, bisa nk'aho bigira abantu inama zibafasha kubaho neza no kugenza neza mu mibereho yabo. Ibitabo by'ibisigo n'ubuhanga ni ibitabo birindwi. Harimo igitabo cy'imigani, igitabo cya Yobu, igitabo cy'umubwiriza, igitabo
igitabo cya mwene Siraki, igitabo cy'ubuhanga n'igitabo cy'indirimbo ihebuje ndetse na Zaburi. Ni ibyo bitabo birindwi tugiye kuvugaho muri makeya. Mbere yo ko tubivugaho, umuntu yakwibaza iby'ubwo buhanga bivuga. Ese ni iki ubwo buhanga? Ni buhanga nyabaki? Ubuhanga mu buryo busanzwe uko tubwumva cyangwa se uko babusobanura, ni ukumenya gutandukanya ibifite akamaro n'ibitagafite, bityo umuntu akamenya icyo agomba gukora, icyo agomba kwitaho no kwibandaho mu mibereho ye. Muri Bibiliya rero no mu iyobokamana muri rusange, ubuhanga ni ugutinya Imana. Uzasanga muri Bibiliya uko basobanura ubuhanga n'uko imirongo myinshi ya Bibiliya ibivuga ari ugutinya Imana cyangwa se kuyubaha. Bakavuga yuko nyine ubuhanga buva ku Mana, ndetse umuntu akaba yavuga ko Imana ariyo muhanga n'intiti y'ikirenga, nyine uhebuje abandi ubuhanga. Duhereye rero ku gitabo cy'imigani, ni ukubivuga muri makeya kuko ni iri somo twebwe aba ari nk'isomo rimwe, nyine aba ari isomo kandi ryigwa mu masaha 50. Ntabwo navuga ibyo umuntu yavugamo byose muri iki gihe dufite. Igitabo cy'imigani bivugwa ko cyangwa se bikekwa ko cyaba cyaranditswe mu kinyejana cya 6 mbere ya Yezu Kristo, ubwo Abayisiraheli bari baravuye i bunyago i Babiloni. Umutwe wa mbere, umurongo wa mbere w'icyo gitabo werekana ko cyanditswe na Salomoni, umuhungu wa Dawidi. Kugira ngo amateka y'abo bami nuko bagiye basimburana, bashobora kuba barabivuze mu bitabo by'amateka kuko niho biri cyane. Impamvu icyo gitabo cyanditswe, navuze yuko ubundi kumenya impamvu umwanditsi yanditse no kumenya context yandikiyemo ari byo bifasha kumva ubutumwa buri mu gitabo, ndetse no guhuza ibirimo n'imibereho umuntu aba arimo muri iki gihe. Impamvu rero umwanditsi yanditse icyo gitabo, iya mbere ni ukwigisha, ni didactic purpose, niyo yari afite uwanditse. Umwanditsi avuga nk'umubyeyi ubwira umwana we, amubwira asa nk'ushaka gukangura ubwenge bwe kugira ngo abashe kwitekerereza, bityo abashe gushishoza ku nzira ze. Umwanditsi ashaka ko abwira yahirwa mu buzima bwe. Niyo mpamvu igitabo cy'imigani kivuga ibijyanye n'imibereho isanzwe y'abantu. Nimufata Bibiliya mukagisoma, muzasanga nyine uwanditse iki gitabo avuga ibintu bisanzwe byo mu mibereho y'abantu, ariko akabiheraho asa nk'uwigisha, nyine ababwira. Muri makeya hakaba harimo inyigisho nyinshi zinyuranye umuntu asabwa kwicara nyine agasoma, kuko zishobora kumufasha nyine kubaho no kumumererwa neza mu mibereho ye. Igitabo cya kabiri ni igitabo cy'indirimbo ihebuje. Igitabo cy'indirimbo ihebuje abantu benshi baragitangarira, ndetse kivugisha n'abantu benshi, nyine nk'abantu biga ibya Bibiliya bagikoraho komantere nyinshi cyane. Ni igitabo kivuga umubano w'umugabo n'umugore. Ni igitabo gitagatifu ko kivuga ku rukundo, kandi urukundo rw'umugabo n'umugore rukaba rushushanya muri Bibiliya
umubano w'Imana n'abantu. Ni kimwe mu bitabo bitanu Abayahudi basomaga ku minsi mikuru yabo. Iki ngiki cy'indirimbo ihebuje kikaba cyarasomwaga muri liturujia ya Pasika y'Abayahudi. Bivugwa ko cyaba cyaranditswe na Salomoni ubwo yari akiri umusore. Ibirimo muri icyo gitabo ni indirimbo z'urukundo, indirimbo zihimbaza ubumwe bw'umugabo n'umugore, baririmba bataka ku buryo bwa gisizi ubwiza bwa buri umwe. Baririmba bavuga ko bifuzanya. Mu kuvuga urwo rukundo bakoresha imvugo shisho irimo ibyaremwe. Muzasome mwiyumvire namwe. Igitabo cya gatatu ni igitabo cya mwene Siraki. Nk'uko twabivuze, iki gitabo ntikiri muri Bibiliya n'ubundi. Umutwe wa 50 umurongo wa 27 ugaragaza ko umwanditsi ari Yezu umwana wa Siraki, ntabwo ari Yezu Kristo. Ni umwana w'umuntu witwa Siraki, akaba umwuzukuru w'umuntu witwa Eliyazari w'i Yerusalemu. Uyu mwanditsi yari umuturage w'i Yerusalemu wari mu bwoko bw'Abayahudi, akaba yari umuntu w'umukire. Yari yaragenze cyane, agakunda kwandika, agakunda n'uburere bw'abato. Niyo mpamvu yanditse kugira ngo afashe abajene mu burere bwabo, cyane cyane uburere bujyanye n'imyitwarire ndetse n'ubumenyi bw'ibyanditswe bitagatifu. Bivugwa ko cyaba cyaranditswe mu kinyejana cya 2 mbere ya Yezu Kristo. Ubutumwa burimo, umwanditsi ashishikariza abantu guca bugufi, kugwira neza abakene ndetse no kubafasha, akabashishikariza kugira ubuhanga bushingiye ku gutinya Imana, kuko twabonye ko nyine muri Bibiliya ubuhanga akenshi buba bufite iyo konotasiyo, niba ariko navuga, yo gutinya Imana. Arwanya ubwibone, abazagisoma bazabona ko harimo imirongo myinshi irwanya ubwibone, kuvugaguzwa, ubusambanyi, arwanya ibyo kugira umururumba, ndetse agashishikariza abantu umurimo no gukora, kurwanya ubunebwe. Agira n'inama abantu yo gushishoza mu mibanire yabo, cyane cyane abagabo n'abagore. Ni ibyo ngibyo ku gitabo cya mwene Siraki. Ni ukubabwira muri makeya ibyo igitabo kivuga, ubundi nyine umukoro aba ari uwanyu kugira ngo yicare uko umuntu abonye umwanya asome, arusheho kuzirikana ibirimo ku buryo burambuye. Igitabo cya Yobu ni icyo gikurikiyeho, igitabo cya 4 mu bitabo by'ubusizi n'ubuhanga. Umwanditsi w'iki gitabo nk'uko byumvikana nyine ni Yobu, akaba yari umunyamahanga. Umunyamahanga muri Bibiliya ni umuntu utaravukaga mu bwoko bw'Abayahudi, cyane cyane nyine mu isezerano rya kera. Ni ukuvuga nyine ko yakomokaga hanze ya Isiraheli. Cyanditswe mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu Kristo. Iki gitabo gishaka kutwigisha uko Imana ihemba kandi igahana abayigomekaho. Ubundi mbere mu Bayisiraheli bumvaga ko kubaho neza, kumererwa neza ku isi ari igihembo cy'ubutungane. Umuntu witwara neza ku isi bumvaga ko agomba guhirwa, akamererwa neza, akagira ubuzima bwiza ku isi. Naho uhuye n'ibibazo
akagira ubuzima butari bwiza ku isi, byavugwaga ko ngo ari igihano cy'ubugome bwe n'ubugomeramana bwe, nyine byavugwaga ko yacumuye. Umwanditsi rero w'iki gitabo cya Yobu yanditse ahinyuza iyi myumvire, agaragaza ko ibyo ngibyo atari byo. Aragaragaza ububabare bw'umuntu w'intungane, maze akagaragaza ko Imana ifite ububasha bwo kugenza uko ishaka ibiremwa byayo. Nk'ibitabo by'Abamakabe mushobora kuba mwararebyeho bwashize, bivuga ko bigaragaza ko ubuzima bw'umuntu butarangirira hano ku isi, bityo igihembo cy'ubutungane bw'umuntu hano ku isi kikaba kidakwiriye gushakirwa cyangwa se gutegererezwa hano ku isi gusa. Ntabwo bivuze yuko ari ugutegereza iby'ijuru gusa, ahubwo no mu mibereho ya hano ku isi ubutungane bw'umuntu ntabwo bupfa ubusa. Ariko no kubera ubu Imana ifite uko igenza, bigaragara ko nyine hari ubwo umuntu ashobora kuba atunganye agendera mu nzira nziza, ariko ntibimubuze guhura n'ibyago. Uyu mwanditsi rero akaba yaranditse nk'uko nabivuze, ashaka guhinyuza iyo myumvire yo kumva ko kubaho nabi cyangwa se kugira imibereho mibi ku isi biterwa n'igihano cy'Imana. Oya, ntabwo ariko bimeze. Iki gitabo rero nicyo gishaka kutubwira. Ntabwo igihembo cy'ubutungane gikwiye gutegerezwa hano ku isi gusa, ahubwo no mu bundi buzima nyuma y'izuka. Izindi nyigisho dusanga muri iki gitabo harimo nyine gushaka kugerageza urukundo rw'umuntu. Yobu nimusoma muzabona ko nyine bivuga ko yari umuntu utunganye, ukunda Imana kandi yubaha Imana. Bikaba uyu mwanditsi nyine yari ashaka kugaragaza nyine uburyo Imana yashatse kugerageza Yobu ngo irebe ubudahemuka bwe ku Mana niba bufashe. Ikindi igitabo kitubwira ni ubutabera bw'Imana ndetse ubutabera bw'umuntu, n'uburyo Imana irenze imyumvire yacu. Ni izo nyigisho dusanga muri iki gitabo cya Yobu. Hanyuma igitabo cya gatanu ni igitabo cy'ubuhanga nyirizina. Ni icyo gitabo nyine bitiriye ibitabo by'ibisigo n'ubuhanga, ariko harimo igitabo noneho cy'ubuhanga cy'ubwacyo. Ni igitabo cyitirirwa Salomoni. Bivuga ko nyine ari we ushobora kuba yaracyanditse. Hanyuma bikavuga ko cyanditswe hagati mu kinyejana cya mbere ya Yesu Kristo. Cyandikiwe mu Misiri ahitwa Alexandre. Impamvu iki gitabo cyanditswe kwari ukubwira Abayahudi bariho batotezwa n'Abanyamisiri kubera ukwemera kwabo, igihe nyine Isiraheli yari ikandamijwe na Misiri. Uyu mwanditsi yandika ababwira ko batagomba kureka ukwemera kwabo, ko babasabaga nyine kureka iby'imico yabo n'imisengere yabo. Umwanditsi rero akandika ari ukugira ngo akomeze abo Bayahudi batotezwaga kubera ukwemera kwabo. Niyo mpamvu umwanditsi avuga kudapfa kwa roho. Ni mu bisoma niho hava rya somo twasoma mu gihe cya misa zo gushyingura, roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Niho biri muri iki gitabo. Avuga nyine kudapfa kwa roho y'umuntu
bityo ibitotezo bikaba bidakwiye gutera ubwoba abantu, kuko intungane zizahembwa kandi zikazabaho nyuma y'ubu buzima. Muri make ni ibyo biri muri icyo gitabo. Hanyuma igitabo cya gatandatu ni igitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza, umwanditsi wacyo, icyo gitabo kiramugaragaza ko ari uwitwa Koheleti. Umutwe wa mbere w'iki gitabo, umurongo wa mbere, havuga ko Koheleti yari umwana wa Dawidi, bigatuma batwerera nyine iki gitabo Salomoni wari umwana wa Dawidi. Ko Koheleti ni ijambo ry'ikigereki rivuga guhuza. Mu by'ukuri akaba atari izina rusange ry'umuntu, atari izina ry'umuntu, ari umuhuza. Titire ni umuhuza. Koheleti bivuga ku ijambo kahari ry'ikigereki ry'igihebureyi rivuga kahari, inshinga y'ikigereki y'igihebureyi ivuga guhuza, rassemble together. Uyu muhuza rero bakaba bavuga ko ari umuhungu wa Dawidi, Salomoni. Abayahudi bavuga ko Salomoni yaba yaranditse iki gitabo ndetse n'ikindi twavuze cy'indirimbo ihebuje bivuga ko yanditse akiri muto, hanyuma n'igitabo cy'imigani akacyandika amaze kuba mukuru mo gake, hanyuma iki cy'umubwiriza akaba yaracyanditse amaze gusaza. Abahanga mu bya Bibiliya bemeza ko iki gitabo cyaba cyaranditswe mu kinyejana cya gatatu mbere ya Yesu Kristo, nyuma y'uko umuryango w'Imana utahutse uvuye mu bunyago i Babuloni. Bivugwa kandi ko cyaba cyarandikiwe i Yerusalemu. Umutwe wa mbere, umurongo wa 12 w'iki gitabo, umwanditsi atubwira ko mu kwandika yabanje kwitegereza ibiriho, akabishishozaho, agakora na experiment, akabona kwandika. Bivuze yuko mu kwandika nyine ibyanditswe muri iki gitabo ni ibintu byitondewe, akabishishozaho mbere yo kubyandika. Interuro byose ni ubusa niyo ngingo remezo y'iki gitabo, avuga ko ibintu byose ari ubusa. Ni urebye niyo ngingo igitabo kivugaho kuva ku mutwe wa mbere kikanasoza. Umwanditsi, umuntu yavuga yuko ari inshamake y'iki gitabo. Ibintu ni ubusa. Umwanditsi amaze kugaragaza uburyo ibintu byo ku isi byose ari ubusa, abwira abantu ikintu kimwe cy'ingenzi kandi bagomba kwitaho, ari cyo gutinya Imana. Kandi twabonye ko gutinya Imana ari bwo buhanga muri Bibiliya ndetse no mu by'iyobokamana muri rusange. Bityo mu yandi magambo, akaba ashishikariza abantu kwibanda ku buhanga. Tubisanga nyine mu mutwe wa 12 umurongo wa 13, zisingiza Imana. Niyo mpamvu bakimutwerera. Nyamara ariko zaburi zose bivuga ko atari we wazihimbye. Abahanga kuri iki gitabo bavuga ko zaburi nyinshi zaba zarahimbwe mu gihe cy'Abamakabe, igihe Isiraheli yari ikandamijwe n'Abagereki. Izindi zahimbwe igihe Isiraheli yari iyobowe n'abami. Muzi ko nyine Isiraheli yabanje kuyoborwa na Musa, wari intumwa y'Imana, hashira igihe ikayoborwa n'abacamanza, ari nabo bafashije kwigarurira igihugu cya Kanahani Imana yari yarabasezeranyije. Nyuma bakaza gushegera guhabwa umwami nk'andi mahanga yari abakikije. Bya bindi twavugaga ko bashatse
kwigana no gufata imico y'andi mahanga. Basabye Imana ko nabo ibaha umwami. Hanyuma umwami Imana yabahaye ni Sawuli. Sawuli aza gusimburwa na Dawudi nawe aza gusimburwa n'umuhungu we Salomoni. Muri ibyo bihe rero Isirayeli yari iyobowe n'abami, nibwo izi zaburi zimwe bivugwa ko zishobora kuba zarahimbwe. Izindi zaburi nkeya bivugwa ko zaba zarahimbwe mu bunyago igihe bari barajyanye bunyago i Babuloni. Ziriya zaburi zose turabizi ni 150, zigabanyije mu byiciro birindwi. Hari zaburi z'indirimbo zimeze nk'indirimbo. Izo zaburi harimo nka zaburi ya 8, zaburi ya 46 n'izindi. Hari izindi zo gutakamba no kuganyira Imana. Izo nazo nk'urugero harimo zaburi ya 3, zaburi ya 4 ziri muri icyo cyiciro. Izo kugaragaza icyizere, hari n'izo kugaragaza icyizere umuntu afitiye Imana ndetse no kuyishimira, nka zaburi ya 23 na zaburi ya 16. Ni zaburi nziza cyane. Hari zaburi bavuga ko ari iz'abami, baririmbaga basingiza ingoma kandi basabira abami babo. Ubwo nyine nk'izi ngizi nizo zishobora kuba zaranditswe muri cya gihe twavuze, igihe Isiraheli yari iyobowe n'abami. Hari zaburi za liturujiya zaririmbwaga igihe binjiraga mu ngoro. Uwabaga ashinze ingoro igihe babaga bagiye mu ngoro y'i Yerusalemu, yahagararaga ku muryango, ubundi agatera izi zaburi bakaziririmba, ubundi bakabona kwinjira mu ngoro. Ni nka zaburi ya 23 na 24 ivuga ngo ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe. Impamvu ni uko nyine kwari ukugira ngo baziririmbaga bagiye kwinjira kugira ngo bakangure, ariko navuga imitimanama yabo, binjirane mu ngoro babanje kuzirikana ko umuntu ukwiye kujya mu ngoro ari umuntu utunganye, ndetse n'ugiyemo wenda adatunganye akagira n'agasaba imbabazi z'ibicumuro bye. Izo zaburi rero bazita zaburi za liturujiya, nyine zaririmbwaga bagiye kwinjira mu ngoro. Hari na zaburi zaririmbwaga ubwo bakoraga urugendo nyobokamana, mu gihe babaga bazamutse bagiye mu ngoro y'i Yerusalemu, bakazamuka bari kuziririmba bagiye gusenga. Zaburi de pelerinage niko bazita. Hanyuma hari na zaburi z'ubuhanga, nazo ni zaburi iyo zisomye nazo usanga nyine zirimo ubuhanga, zisaba abantu nyine gufata kugira. Nka zaburi ya mbere na zaburi ya 37. Iyi zaburi ya mbere ivuga igira abantu nyine kudaterana, igira abantu inama zo kutanegura abandi. Noneho zaburi ya 37 ikavuga uburyo nyine bwo kubana n'ibintu, ufite ibintu ukamenya kubigenga ntibikugenga. Hanyuma hari na zaburi z'amateka zivuga amateka yo gucungurwa kwa Isiraheli, nka zaburi ya 78, 105 na 106. Igitabo cya zaburi gikubiyemo ubukungu bwinshi bw'amasengesho. Nababwira ko nyine ari zaburi zigize amasengesho abapadiri n'abihaye Imana bavuga, baziririmba neza rwose,
biraryoha bigatuma nyine umuntu asingiza Imana. Muri make ni ibyo nari nateganyije kubabwira kuri ibi bitabo by'amateka nako by'ibisigo n'ubuhanga. Nk'uko nabivuze, ibyo umuntu yavuga ni byinshi kuri ibi bitabo. Navuze ko ari isomo twiga amasaha 50 yose. Kubivuga rero muri iki gihe ntabwo byose kubivuga byose ntabwo byashoboka. Byari ukubaha nyine nk'umwinjiro kugira ngo muzafate umwanya mu bisome uko bizabashobokera. Ndabifuriza gufata Bibiliya nyine mugasoma kugira ngo mubashe gucengerwa n'iby'Imana itubwirira muri ibyo bitabo by'ibisigo n'ubuhanga. Navuga ko ari nka ouverture y'ikiganiro, ubundi umwanya nabaha kugira ngo mubaze wenda ibibazo. Si ngombwa no kuri bya Bibiliya, yabivuze ko n'iby'ukwemera nabyo nyine bindi bikenewe gusobanurwa no abantu bakeneye kubisobanukirwa, ko nyine ukwemera kwacu, kwemera kwa Kiliziya Gatolika ntabwo ari ibintu bitumvikana umuntu adashobora gusobanura, ariko ni igihe nyine nawe yakoze effort zo gushaka kubisobanukirwa. Ngira ngo umwanya mukabaza. Murakoze. Urakoze cyane Patiri Jean Claude. Kugira ngo iyo rwose wigisha nk'uko atwigishije ndetse mwakabyaramwe ibi bintu, ubundi mbaho gute mu Kristo bwanjye ibintu ntabizi. Kristo yeza kuzwa mwebwe siko mubyumva, kugira ngo ni njyenyine ahari wawe kubera iki rwose tujya mu Kiliziya buri gusenga utazi ibintu nk'ibi numva atari ikibazo. Ni ngombwa rwose gutunga Bibiliya, ugatunga Bibiliya ariko ibi bintu utabizi. Ni byiza rero, murabona ko ishuri nyine bigaragara ko rifite akamaro. Agira rero ngo mushimire, hanyuma kugira ngo tudatinda reka dukurikizeho umwanya w'ibibazo. Noneho njyewe nta ikibazo ndi bubaze, reka mbaze ku kibazo kijyanye na Zaburi kuko niyo arangirijeho. Ubushize hari umupadiri wadusuye nabwo twari dufite insanganyamatsiko y'isengesho, tumubaza nyine ibibazo dufite ku isengesho. Twaramubajije tuti ko tubona Zaburi rwose Kiliziya mbona yayihaye agaciro gakomeye mu misa, nta misa ishobora kuba nta Zaburi, ndetse no mu masengesho y'abihaye Imana ya buri munsi Zaburi rwose kuko munaziririmba. Ni ukubera iki ifite ubuhe mwihariko? Kuko ari isengesho nyine Kiliziya yahisemo ko rikoreshwa mu gitambo cya misa. Igitambo cya misa tuzi ko ari iryo sengesho rikuru. Kubera iki Zaburi nyine yagize uwo mwihariko? Kubera iki nayihawe umwihariko? Hanyuma n'abandi baraza kubaza ibibazo. Hari undi ufite ikibazo yabaza kugira ngo aze kubisubiza cyane. Kristo azakoze. Nanjye ikibazo mfite kuri Zaburi. Hari aho tugera tukabona ngo Zaburi ya 50 mu dukuru 49. Ese byaturutse ese kubera iki nyine byandikwa gutya? Kristo azakoze. Nta kindi kibazo? Ikibazo mfite ni ikibazo kijyanye n'amasomo Kiliziya yatugeneye buri munsi. Ese
ubwo turamutse turebye mu myaka itatu, nibura amasomo yo muri bibiliya yose twaba tumaze kuyikavaringa, umwaka A, umwaka B, umwaka C. Kikaba hakaziraho n'ikindi kibazo, ese aramutse n'iyo myaka itatu tutabasha kuyakavaringa, kubera iki Kiliziya yashatse ngo abe ariyo dusomera? ikindi kibazo niba byishara cyakanze usubiza iki kibazo cyanjye numvise kijya guhura n'iki, sinzi uko twabihuje, ariko ngiye harimo gato ko kwibaza se nko ku cyumweru cyangwa se ku munsi tuba dufite ijambo ry'Imana dusoma, isomo rya mbere, isomo rya kabiri, ivanjiri na zaburi, byose biri muri Bibiliya, kandi ugasanga buri cyumweru cyangwa se buri munsi hari ibyahugiye hariya. Wenda niba hari nk'amakuru yaba afite yadusangiza icyo bagendeyeho, wenda bahuza iryo jambo ry'Imana ryo mu bitabo bitandukanye byajya bisomwa ku munsi runaka. kabanza usubiza ibyo kubera iki zaburi zibandwaho cyane? Ubundi zaburi ubukristu buvutse bwavomye cyangwa se ibyinshi bubikomora mu Bayahudi. Mu Bayahudi rero zaburi ni igitabo gikomeye, kuko nyine harimo indirimbo zisingiza Imana. Abakristu rero nabo bakomeje uwo muco w'Abayahudi, noneho mu gusingiza Imana nabo bafata ayo masengesho ari mu gitabo cya zaburi, aba ariyo nyine baheraho basingiza Imana. niyo mpamvu ntekereza ko yaba yaratumye na Kiliziya ifata zaburi ikaziha agaciro, ku buryo nyine nta liturujia iyo ari yo yose, by'umwihariko nk'amasengesho y'abihaye Imana akajyamo. N'Abayahudi baraziririmbaga cyane muri liturujia yabo, noneho ubukristu buje nabwo bukomeza nyine iyo ntuza, nta handi bituruka, ni muri liturujia y'Abayahudi. Ikindi nyine iyo uzisomye usanga nyine igihe cyose ushobora gusoma zaburi, hari ukuntu uba usanga inahuye na santima cyangwa se n'uko umuntu yiyumva. Hari igihe umuntu aba ari kwiga nyine byamuruhije, yajya gusenga akabona zaburi nyine agahita ahura na zaburi imufasha nyine muri izo stress afite, akabona nyine amagambo ahita abwira Imana muri icyo gihe. Ni amasengesho akoze neza rwose, ku buryo ahura na santima z'umuntu, ahura n'isengesho umuntu yatura Imana mu gihe runaka. Numva ari icyo nabivugaho. Hanyuma uko zanditse, uko bagiye bazinimerota, byatewe n'intuzano muri Bibiliya y'Abagereki, muri Bibiliya verisiyo y'Ikigereki no muri Bibiliya verisiyo y'Igihebureyi
biratandukanye mu kuzandika mu kigereki. Bagiye bafata imibare yo muri Bibiliya y'Igihebureyi, aho byatandukaniye no mu guhindura, bari kuyihindura mu kigereki. Ubundi Bibiliya yabanje kuba ari isezerano rya kera yanditse mu Gihebureyi Abayahudi bakoreshaga basenga. Noneho bari kuhindura mu kigereki, niho uko kuzima iminota byagiye bitandukana. Ntago amadetaye zose nzifite mu mutwe, ariko aho navuga byaturutse kugira ngo bitandukane ni muri traduction. Bari guhindura Bibiliya y'Abahebureyi bari kuyihindura mu kigereki, niho bishobora kuba byaratandukaniye mu kuzina imelodi, ku buryo nyine nko muri Bibiliya y'Igihebureyi uzasanga niba ari nka Zaburi ya 23, 24, uzasanga 24 ari umubare wayo muri Bibiliya y'Abahebureyi. Noneho 23 akaba ari muri ntuza y'ikigereki. Ni verisiyo nyine zigiye zitandukanye, hamwe umubare uba ugaragaza uko imeze muri Bibiliya y'Ikigereki, umubare wayo muri Bibiliya y'Ikigereki, undi muri Bibiliya y'Igihebureyi. Nuko bimeze. Hanyuma amasomo mu myaka 3 Bibiliya se ibirangiye. Ntabwo navuga ko Bibiliya yose tuba tuyisoma mu myaka 3, kuko ntabwo nakoze ubushakashatsi ngo ndebe, ariko bivugwa yuko ari amasomo dusoma mu misa n'ari muri brevieri mu gitabo tuvugiramo amasengesho. Ayo masomo yose yateranyije mu myaka 3 aba Bibiliya yose ibirangiye, kuko na brevieri zacu igitabo tuvugiramo amasengesho naho haba harimo amasomo dusoma. Nyuma yo kuririmba izo Zaburi haba hari amasomo dusoma. Uburyo rero nyine aho bivugwa yuko aba arangiye ari ugufata ayo ngayo basoma buri munsi mu masengesho, n'aya ngaya ya liturujia gusa, niho bavuga amasomo Bibiliya yose ibirangiye mu myaka 3. Noneho kubera iki Kiliziya yahisemo uko amasomo agenda ahura n'iminsi duhimbaza muri liturujia, ngira ngo ni icyo babajije, bigenda bite kugira ngo amasomo dusoma bibe bijyanye n'umunsi? yo uko bayahuje ku munsi runaka, uko bayahuje nyine. wenda isomo rya mbere uyu munsi ni ivanjiri, isomo rya kabiri ntekereza ko icyo bagendeyeho n'ubundi ari ibyo tuba duhimbaza muri liturujia. Tuvuge uyu munsi turahimbaza abatagatifu Pawulo na Petero, inkingi za Kiliziya. Ni ukuvuga ngo amasomo bateganyije uyu munsi navuga ku buzima bw'abo batagatifu. Harimo ibyo bigishije se, cyangwa se izivuga ku buzima bwabo. Harimo isomo rivuga ku buzima bwabo, cyangwa se ibyo bavuze. Ivanjiri y'uyu munsi Petero avuga ko Yezu ari Kristo. Ntekereza ko ari icyo ngicyo bagenda, icyo duhimbaza muri liturujia y'umunsi
nicyo bagenderaho kugira ngo icyo bagendeyeho kugira ngo bakaze cyangwa se bashyira amasomo runaka ku munsi. Sinzi niba nsubije neza ariko ni icyo ngicyo. Urumva nko kuri Noheli nyine ni ugushyiraho iyo zavuga amasomo avuga kuri ivuka rya Yesu. Ntabwo bashyiraho ayo basoma mu gihe cya Pasika cyangwa se ububabare bwa Kristo. Icyo bagenderaho ni ibyo tuba duhimbaza muri liturujia y'umunsi. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Kristo Yesu akozwe. Mfite ibindi bibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni ukwibaza nyine hari igihe usanga wenda turi guhimbaza nk'abatagatifu ariko batarigize bavugwaho mu isezerano rya kera, ariko ugasanga nk'amasomo turi gusoma uyu munsi harimo amasomo y'isezerano rya kera. Rero nahita nibaza se noneho baba bahuje gute bya bintu byo mu isezerano rishya n'ibyo mu isezerano rya kera. Ikindi kibazo abantu benshi cyangwa mu nyigisho nyinshi dufata badushishikariza gusenga tugasaba Imana ariko tukumva n'icyo Imana itubwira, bakajya batubwira yuko n'Imana ijya itubwirira mu ijambo ry'Imana. Ese ni gute nyine twakumva uko Imana itubwira mu ijambo ry'Imana? Hari ukubwira ngo uzafungure Bibiliya aho uzahuza amaso bwa mbere ngo niho Nyagasani azaba ari kukwereka. Ese nyine ni ubuhe buryo twakoresha twumva icyo Imana itubwira mu ijambo ry'Imana? Kristo Yesu akozwe. Iteka ryose. nta kindi kibazo. Byakubanya byinshi ibibazo. Ibibazo ni byinshi. Hari ikindi kibazo nibaza. Ikibazo kijyanye cyo mu ntangiriro Imana irema, yaremye ijuru n'isi byose irema, noneho irema na muntu. Batubwira ko Imana yaremye Adamu, ariko iramusinziriza imukuramo Eva. Ese ko nta hantu nigeze kumva bavuga ati Adamu na Eva ni imfashanyigisho ntabwo babaye. Ese nibyo cyangwa ni igihuha numvise? Ese babaye batarabayeho ntibaza iremwa ntabwo ryabayeho? Mwamfasha mukansobanurira. Cyumvisera. Nta wundi ufite ikibazo? Ikibazo ni cyinshi. Ibibazo bigari iminota mikeya wabisoma. Isezerano rya kera rihurira he n'isezerano rishya ku buryo duhimbaza abatagatifu hagasomwa amasomo yo mu isezerano rya kera? Sicyo kibazo. Ubundi Bibiliya ni igitabo kimwe, ku buryo ibivugwa mu isezerano rya kera ari incamarenga y'isezerano rishya. Yezu avugwa mu isezerano rya kera nk'uko avugwa mu isezerano rishya. Ni muri teolojiya tubyita figire mu iby'isezerano, ibivugwa mu isezerano rya kera ariko bihishura ibyo mu isezerano rishya. Figire noneho icyo bivuga ikaba tipe, ni ukuvuga ngo nk'iriya manu mu butayu
ishushanya Yezu Kristo umugati ukarisitiya. Hanyuma nk'urundi rugero, uko kwambuka bava mu Misiri bigashushanya batisimu. Hanyuma na Eva agashushanya Bikira Mariya. Ni bimwe bivuga ibindi ku buryo bweruye, mu gihe ibindi bibivuga ku buryo bujimije, niba ariko umuntu yavuga tipe figure. Ni Bibiliya rero ntago isezerano rya kera rinyuranye n'irishya, ahubwo biruzuzanya, bigize igitabo kimwe kandi kivuga ibintu bimwe. Jerome Mutagatifu Yeronimo avuga ko ubundi Bibiliya kuvuga ko wasoma isezerano rya kera ntusome nka biriya abadivantisite bibanda ku isezerano rya kera kurusha irishya, ni ukubisoma nyine igicagati. Kubisoma ku buryo bwuzuye ni ukumva Bibiliya nk'igitabo kimwe kivuga Yezu Kristo. Ubundi ni Yezu Kristo uri mu gitabo cya Bibiliya, noneho mu isezerano rya kera kavuga ku buryo bw'inshamarenga, noneho ku buryo bwuzuye uveritoma mu isezerano rishya. Ntabwo rero bitangaje kuba twahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya tugasoma Eva mu gitabo cy'Intangiriro, kuko Eva ni figire ya Bikira Mariya muri Ancien Testament. Ni incamarenga ya Bikira Mariya. Hanyuma icyo umuntu yakora kugira ngo yumve icyo Imana imubwira mu ijambo ryayo igihe umuntu asenga. Ubundi Imana ifite uburyo bwinshi itubwira, si mu ijambo ryayo gusa, ndetse no mu bantu itubwiriramo, ndetse no mu mutimanama wacu ikatubwira. Uri gusenga mu kumva icyo Imana ikubwira, bisaba nyine kuzirikana ijambo ry'Imana na Roho Mutagatifu nyina ahahera ku byo usoma, akagenda akubwira uko ubisoma, akagenda akumurikira, akubwira nyine uko ubyumva wewe. Niko agenda akubwira, ariko uko kubyumva bikaba bidatandukanye nuko Kiliziya iba isobanura ijambo ry'Imana. Roho Mutagatifu ntago yanyuranya n'uburyo Kiliziya iba isobanura Bibiliya n'ijambo ry'Imana muri rusange. Uko umuntu asoma yicaye yitonze, niko agenda avumbura akoresheje ubwenge ndetse n'umutima usenga, akagenda yumva nyine icyo Imana imubwira. Ni uko guhuza, ni uko gusoma ijambo ry'Imana, noneho ukabizirikanaho ukoresheje ubwenge n'ibi nyine twavugaga byo kumenya uko umwanditsi yanditse n'icyo yari agamije. Ibyo ni iby'ubwenge, ariko hari n'uko ijambo ry'Imana riba ritubwira nyine mu gihe turimo, bikozwe na Roho Mutagatifu. Icyo umuntu akora rero nyine mbere yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, bisaba nyine kubanza gusenga ugasaba Roho Mutagatifu kugira ngo umurikire ugiye gusoma ijambo ry'Imana,
kugira ngo nyine aje kukubwira mu byo uri buritekerezeho cyangwa se anavugire mu mutimanama wawe kugira ngo ubashe kumva nyine icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ni icyo nabivugaho. Adamu na Eva ese babayeho cyangwa ntibabayeho, ni ikibazo nyine abantu bakunze kwibaza. Navuze ko mu kwandika Bibiliya abantu bagendaga bahera ku byariho mu muco wabo ndetse n'ibyo babonaga mu ntozi. Umwanditsi w'ikiriya gitabo cy'Intangiriro hari inkuru nyinshi zisobanura uko ibiriho byabayeho. Ubundi nyine mu bwenge bw'umuntu ni ukwibaza ibiriho, ibyo abona, kumenya inkomoko yabyo. Muri icyo gihe rero abanditsi bari baranditse bavuga uko ibiriho byabayeho, ariko bakabivuga ku buryo nyine busanzwe butarimo ko Imana yaba ariyo yaremye. N'abafilozofe bakavuga bati Imana ntabwo ishobora kurema ibintu bifatika, kuko Imana ari roho nsa. Ni byinshi bavuga. Aba rero umwanditsi wa kiriya gitabo cy'Intangiriro yahereye ku nkuru zavugaga uko ibintu byabayeho, uko abantu babayeho. Nawe aba ari hahera avuga uko ibiriho byabaye, ariko ku buryo navuga nyine bujyanye n'iyobokamana. Ntabwo umuntu yavuga ko umuntu waremwe bwa mbere ari Adamu cyangwa Eva, ahubwo ikigaragara ni uko nyine Imana yaremye kandi ikarema umuntu. Kuba ari Adamu cyangwa ari Eva ntabwo umwanditsi w'igitabo nyine yabise gutya, ariko ari gushaka kuvuga nyine ko Imana ariyo yaremye umuntu. Nyine umuntu wa mbere, mu gihe abandi basobanuraga bavugaga ukundi umuntu yaba yarabayeho, we avuga ko ari Imana yamuremye, nyine kuriya bivuga mu gitabo cy'Intangiriro. Ntabwo rero guhakana ko batabayeho nabyo umwanditsi yabavuze nk'umuntu ushobora kuba yarabayeho bwa mbere. Kurumva n'igihe Imana yaremye uwanditse Bibiliya ntabwo yari ahari, ku buryo uvuge ngo umuntu yavuga ngo nyine abihagarareho avuga ati ni abangaba Imana yaremye bwa mbere, ahubwo ni nka imagination yagize, ariko ashaka kugaragaza ko rwose umuntu yaremwe n'Imana. Noneho abo bantu ba mbere uyu mwanditsi abita Adamu na Eva. Ikibazo cyanyuma kugira ngo Adamu na Eva ni amazina bihimbiye, ntabwo ari bo koko mu by'ukuri. Icyo tugomba kumenya ni uko hari abantu babayeho ba mbere, noneho umwanditsi yise Adamu na Eva. bavuze ngo reka tureme muntu, ntabwo yavuze kuko Adamu ubundi bivuga igitaka. Adamu mu kigereki, mu Giheburayi ni igitaka. Nyine kurema umuntu amukuye
yamuremesheje igitaka, ariko nabwo ni ukwerekana intege nke z'umuntu mu buryo nyine adakomeye. Igitaka ni uko nguko. wenda hari icyagendeweho, hari icyo nyine bivuze uko bigiye bikurikirana. Birakivuze kuko nari nabivuze ko uburyo inyigisho zirimo zigiye zikurikiranye ni zitangira nyine Imana ibitabo biriya bitanu bya Musa bigaragaza uko ibintu biriho byabayeho n'itorwa ry'umuryango wa Isiraheli, ibitabo by'amateka bigakurikiraho bisobanura uko Imana yujuje isezerano yari yarabagiriye. Ni amateka y'uruhererekane, cyane cyane isezerano rya kera. Ni ku buryo nyine buri logike kumvikanisha amateka y'umuryango wa Isiraheli. Nibyo bagiye bagenderaho. Ntabwo bari kuvuga ngo bafate igitabo cy'iyimuka Misiri bakizana imbere y'igitabo cy'intangiriro batagaragaje n'ukuntu Abayisiraheli bagiye mu Misiri kugira ngo babone kuvayo, bitondetse ku buryo buri logike. Ikindi wenda ese mwatubwira ubundi kumenya Bibiliya ni gute? Se kubyuka mu gitondo ngasoma ijambo ry'Imana byagenwe muri liturji, se nzamenya Bibiliya? Se gufata Bibiliya ngasoma ngahera ku gitabo cya mbere, se nibyo bizamfasha kumenya Bibiliya? Nyine mwadufasha kumva ubundi ko Bibiliya umuntu yayimenya gute? Ni gute umuntu yamenya Bibiliya? Cyangwa se kumenya Bibiliya ni gute, bivuze iki? Kumenya Bibiliya nta kindi ni ukwicara umuntu akayisoma, ariko nyine umuntu abanje kwiga nyine bya bintu navugaga, nyine kontekste umwanditsi yanditsemo byari biriho, kuko nibyo bigufasha nyine kumva impamvu umwanditsi yanditse n'impamvu yanditse uko yanditse. Umuntu akabyumva, kubanza kumenya iyo context umuntu yanditsemo, ariko kandi kuyimenya nta nubwo ari no kumenya mu bwenge gusa. Kumenya Bibiliya ntabwo ari ukumenya mu bwenge ngo umuntu ahumiriza avuga ati igitabo cy'intangiriro kirimo ibi ngibi kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa nyuma, cyangwa se n'ibindi bitabo, ahubwo nyine ni no kumva ubutumwa burimo akabushyira mu ngiro, akabwenteriyoriza ku buryo nyine bumufasha kubaho kandi neza. Noneho bigakomeza nyine no kwemera kwe. Niho hari abadogiteri muri Bibiliya bafite diplome za doctorat muri Bibiliya, ariko ugasanga nyine nk'imibereho yabo nta kigenda. Ibyo kumenya ubundi byagombye kudufasha nyine no kumenya no kubaho, ibyo tuzi bikadufasha kubaho. Bibiliya rero ni kuyimenya bya nyabyo, ni uko kumva ibirimo mu bwenge, ariko no mu mutima, bikagera no mu mutima. Nibwo buryo bukwiye bwo kumenya Bibiliya. Ibyo twasomye muri Bibiliya bikadufasha no kubaho mu buryo bwa gikristo. Yenda mu kunganira kugira ngo Musenyeri Kizito yigeze kubitubwiraho, tuvuge nk'abakristo batazi gusoma. Usanga umukristo utazi gusoma, ariko ugasanga akurusha kuba umukristo, kandi wowe rwose ushobora gusoma Bibiliya mu ndimi zose. So ni aho ngaho rero
kuvuga ngo si ugusoma gusa ibyo kuba uzi gusoma ni amahirwe, kuba uzi gusoma ni amahirwe ufite, kuba ushobora kuba warize ukaba ushobora gusobanukirwa ni amahirwe ufite, ariko nanone ntabwo bihagije kuba mukristo utazi gusoma. Ijambo ry'Imana rwose rishobora kumufasha bikamugira umukristo nyawe kandi wowe Kristo Yesu akozwe. Numva rero n'amasaha agiye hasigaye iminota 4 gusa, ngira ngo tugiye kubaza rwose kugira iby'ukwemera bwakwira bugacya, reka tube tubishyanga tuzakomeza ubutaha. Ubwo rero mumfashe dushimire Fratiri Jean Claude kandi tumusaba ngo azagaruke, ubwo ari mu biruhuko bisa naho ari birebire by'amezi 2, ndakeka ko tuzagenda tuvugana yazabona n'undi mwanya aza kutwigisha ubwo twagukorera akadusoza gusa. Izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Mutagatifu. Turagushimira Nyagasani ko wabanye natwe, dushimiye ibyo wadufashije kumenya no kwiga, turagusaba gukomereza kandi gukomereza ukwemera kwacu, gukomeza utuyobore mu rugendo rwacu rw'ubuzima kandi duhe kubaho tugutunganya bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Wubahe Imana Data n'Umwana n'Umwuka Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niba n'iteka ryose. Petero na Pawulo Mutagatifu Dusabire. izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Mutagatifu. Icyumweru cyiza. Kristo Yesu akozwe. Umuyobozi w'urubyiruko yarasabye ko mwakwibwirana kuko hari abaturutse ahandi harimo n'abashyitsi kugira ngo mumenyane, genda muvuge izina n'aho umuntu yaturutse.